bo maze iminsi kubera ko bare tumaze iminsi myinshi tuyizi ahubwo nari supposed kuzana ababyinnyi bo nago nari nabiteganyije ariko mba mbizi ko abantu bacu baba badukunda ahubwo ubwo bana numfite nuko nari umubyeyi wacu yarahari ebana yego turi kuri BK Arena of course ku munsi wa kabiri. Iyi ni bare nkuko mubizi, iyi ni exclusivity show ica kuri ETV, ni exclusive birumvikana. Hanyuma hagiye guperforminga abahanzi nyarwanda. Yego twageze backstage mbere tubona Kenny Soul yari yambaye neza, by the way yari yambaye neza, afite look nziza nk'umuntu ugiye gutaramira ibihumbi by'abantu bari bateraniye muri BK Arena. Mbere yuko ataramira abantu twamubonye yari kwitegura, ubona ko yari yiteguye performingira abantu benshi kabisa, ndetse tunabona experience nziza y'umuhanzi ugiye kuri stage, uburyo abameze, uburyo bari kwitegura, abantu batandukanye baza bamuha amabwiriza ajyanye n'iriya stage ko ni ikibuga kinini, abantu bamaze gukiniraho bamubwira lighter ahantu iri, sound uburyo ari bwikontrole n'ibindi bitandukanye, ndetse n'uburyo ari bwitware kuri stage. Yari kumwe na team ye n'abantu bamufasha, murabizi ko aherutse gusinya muri 155, ndetse byari byiza, byari by'agaciro kumubona mbere yuko ajya kuri stage, kuko yagiye kuri stage ibintu noneho birahinduka, abaze kubona ko abantu bamwishimiye cyane, noneho ava mu kibuga hagati atangira kugenda, noneho baririmbana, basuhuza, bakora mu ntoki, ibintu byiza cyane byashimishije abari bari aho muri BK Arena. Noneho bafatanya kuririmba, ariko agenda bakora mu ntoki, ariko agenda yishimana nabo, ku buryo yari performance nziza. Reka tubareke mukurikirane performance ya Kenny Soul, nyuma yayo turaza kuza noneho tumuganiriza, tunamubaza ibanga yakoresheje nyuma y'iyi performance turi kubona.
reka nongere ngusuze ukurikiye Exclusivity Show, ndizera ko umeze neza. Twari turi muri BK Arena, mwabonye performance zitandukanye, ariko none tubonye massive performance ya Kenny Solo. Ni performance akoze experience yo kwiri ku kibuga, ajya mu bafana batandukanye, ariko abona urukundo rw'abafana. Kenny, biriya bintu urabitekereje? Nago nari nabiteganyije, ariko mba mbizi ko abantu bacu baba badukunda. Ahubwo ubwo bana numfite nuko nari umubyeyi wacu yarahari ebana, ubwo bwo banagize, ariko ntabirenze ni rura rukundo nyine n'ubundi abantu basanzwe baduha, kandi ntago babifakinga. Ndabashima cyane. Yego, mu gusoza performance ushimiye umubyeyi Perezida Kagame, ndetse unararekera n'abantu kuzamutora. Kubera iki Kenny? Ubwo se we ntago wamutora abo bayiringe. Ndamushimiye iyo winjiye muri iriya nzu, nubwo ari akatonyanga mu bintu twagezeho mu Rwanda, tubona nyine ko ari umuntu wo gushimirwa. Ntago muri aka kanya nyine twagakwiye kuba dufashwe gutya mu mahanga, yaba atari wenyine, yaba tudafite umuyobozi mwiza, yaba tudafite umubyeyi wacu twumva kandi agashira mu bikorwa ibyo twamusabye. Yego, ni performance nziza yari irimo abantu benshi cyane. I performance wamaze igihe kingana gute uyitegura? Maze iminsi, kubera ko bare tumaze iminsi myinshi tuyizi, ahubwo nari supposed kuzana ababyinnyi, ariko ntago byakunze kubera ko igihe cyaradusize. Ariko ni performance nari niteguye neza, nanjye niyaminiye nshiramo energy zanjye, gutaha ndakeka bizaba byiza kurushaho. Ariko performance yagenze neza ku muntu wayibonye n'utayibonye, turaza kugerageza kuyimwereka. Hanyuma dusoza none Kenny, uyu mwaka ni 2024, ni umwaka ufitemo ibikorwa bitandukanye, ariko ntabwo ngiye kuvuga ngo upfundura agaseke, ariko agaseke by'umweru kuko turi kumwe. Niki wabwira abantu bitega muri uyu mwaka? Nk'uko nabibasobanuriye, namaze igihe kinini nakora mu minsi yashize, ariko ubu ngubu ndakeka ibintu biri mu buryo neza. Mfite projet nyinshi, apari yo yiyanjye na Nere Ngabo, no munsi yujuje miliyoni by'umweru bitatu. Moromita bari mu 2 in 1, hari nyinshi, hari collabo ngiye gusohora n'abanya-Nigeria, nzababwira mu minsi iri imbere. Hari collabo zanjye n'abanyarwanda, hari indirimbo zanjye. Urumva nyine abanyarwanda nyine n'abakunzi banjye muri rusange nabaye mbirikiye muri make, nagiye mbona komenti zabo, ariko ubu ngubu ndakeka ibintu biri mu buryo baraza kwishima cyane. Reka tugushimire cyane Kenny. Urakoze cyane umusaza. Nyuma ya performance ya Kenny Solo kandi twakurikiranye umudiho n'imbyino z'abashyushya rugamba baba bari muri BK Arena, basusurutsa abantu batandukanye. Twabonye Murayire cyane, umwe mu bahanga mu kubyina imbyino gakondo, ari muri BK Arena ku mbyino za gihanga zuje ubunyarwanda, n'abandi benshi batandukanye, ndetse n'umuyovu mwamubonye, ndetse n'abavuzi b'ingoma batandukanye, harimo abakenye n'abafite amajwi meza. Mwakoze cyane, ndabashimiye, kandi Imana ibaha umugisha gukomeza gukurikirana Exclusivity Show. Mwari kumwe nanjye Jidena.